muraho neza. Muraho neza? Yego. Amazina yanjye nitwa Kamali. Uzi neza ko uza muri Vuba Limited? Nje mu musobanurire bya Vuba Limited. Iyi company rero, Vuba Limited, ni company yizewe utanga amafaranga 100,000 mu cyumweru kimwe. Ukaba umaze kunguka 500. 100,000 cyane rwose. N'ubuzima burashobokara kandi birizewe pe. Mu cyumweru kimwe 500. Mu cyumweru kimwe. Cyumweru kimwe. Yego. Kamali mbaye mukire. Baye Kamali. Aho gikindi kintu utaruzi. Izanye umukiriya umwe. Ari wo muzanye. Ku mafaranga ari butange. Yego. Tuguha 30%. Urumva rero yuko iyo uzanye benshi ari inyungu yawe. 30%. Yego. 30% ntabwo yangaye. Ngo ni 30. 30. Kamali ko numva mbaye umuherwe. Ugomba rero gushaka ukuntu bose ubazana. Bose ndahita mbamariramo. Ba Phoibe, Liliane, happy. Ugomba kubazana. Cyane. Ahubwo mbaye umukire. Ugenda ushaka uburyo bw'umusha neza ubabwire nyine ko ari company yizewe. 500. Nzafata ngahe. Baye umuherwe. Ni menshi. Ahubwo se ko nyafite kuri telefone nyaboherereze. Oya nta cyose katubwiye ntuza. Urabizi nawe kugendana amafaranga mu mufuka muri no misi bahita bayakwiba. Reba hano kuri business card urabona nimero zacu. Bitashiraho. Ko nyamara muri seriye. Muri seriye cyane. Muri seriye cyane. Bara bose ndabazana ndabamara mo hano. Ahubwo ndahita ngo SMS nyine yuko amafaranga twabonye. Muranyandika muri system. Tubona muri system. Okay. Urabona se dute business card turizewe cyane. Vuba Limited. Suko sitera imbere Vuba Limited. Tera imbere vuba. Okay. Kamali mbaye mukire. Ugomba kubazana bari abandi. Yaje ariko. Yaje. Kamali muri SMS. Ndayibonye. Yego. Phoibe. Mr. Kamali. Meze gute? Meze neza. Ndabona usigaye byibushye. Ariko rosi igikabyo nzaniye mana yanze. Kuduka. Ndebora roho. Igikabyo cyabaye cyinshi byageze gute? Ibintu by'igikabyo ariko. Ngaho. Nabonye diro. Ariko Kamali tuziranye. Iyo diro ubumbwira ni iki ariko? Wowe ndagira ngo mubwire nabonye diro. Iyo diro se ni bwoko cyunzariye hanga? Diro agafaranga. Ariko Mr. Kamali ko tuziranye koko. Umushomeri ngiye Kamali nize. Akakanya. Ushizemo ntago bari sawa. Bari kabe. Ese ndabese. Ubushomeri ushizemo akabari kabe. Kamali turaziranye na amafaranga ugira. Ndi Kamali ndagutemanga cyangwa nawe ushaka kumbera nk'abashomeri b'iminsi. Babatubuzi. Kugira ngo abantu bose babyumve. Akuse bata. None mbere mutubuzi nabyifata mone. Okay. Ndabona nta gahunda ufite. None ndigendeye. Urumva? Ndigendeye. Ngaho mbwira. Oya nta na gahunda ubu. Oya ngambwira umushinga basi numve. Ase ubundi batangiza ngahe umushinga uherereye? Umushinga ni vuba. Tutera imbere. Uri tayari? Ufite gahunda? Ngira nyine. Ibihumbi byawe 100. Mu minsi icyumweru kimwe cyonyine. 500. Kubaka inzu Nyarutarama. Uri tayari? Nyarutarama witeguye kuba ufite inzu. Njyewe mbwira mapu numve nyine. Umva rero ukuntu bimeze. Wowe ugiye kugenda untereza amafaranga. Nabonye ahantu tujyana amafaranga gutya. Mu cyumweru kimwe 100,000 bibyara 500. Uvugisha kuri? 500. Tugereyo. Tubaye bakiri. Liliane. Amakuru. Meze neza. Amabite. Reka ngire ntekereza ko neza. Amakuru twaburanye se. Twaraburanye. Kamali. Meze neza. Nyuma y'imyaka myinshi. Urabahe? Ndi mu bintu byinshi cyane. Wabonye akazi? Umva ahubwo ibintu byo kukubwira bisa nk'ibyo. Neza. Kuma akazi shaka manu kuri ni wewe nshuti yanjye pe. Urumva ukuntu ibintu bimeze. Nabonye umushinga. Vuba Limited. Cyane. Ni ukuvuga ngo uri tayari? Ubirimo?
Kamali kuzi ko ndi umushomeri koko bambwira uwo mushinga ubundi wabonye Kamali nyine niho ngiye kubera Kamali urumva Kamali kana sigaye asa neza cyane kana Kamali nkabikeka nkavuga Kamali asigaye aba Kamali ubwo twihutisha urumva ubwire kuko mbadi kwihuta kuko badi kubwira n'abantu benshi cyane urumva nyamana none saba abantu benshi ujye umperaho abo bantu benshi Kamali ubwo sukuta Kamali sigiye niyo mpamvu nakubwiye ngo naje nje kukureba uje kundeba yego ibintu by'akazi rwose Kamali uvuga ngo ufite business hari urumva bayita Vuba Limited no kuvuga ngo wowe ufata amafaranga 100,000 yose uko yakabaye ukayatereka ukayabahereza mu cyumweru kimwe umva sahanura ariko kanone mu cyumweru kimwe 500 bifite ahubwo uzanagura na fanta icyumweru kimwe 500 icyumweru kimwe ko Kama uri tayari koko nari nkwize no Kama uwinje mu batubuzi Kama ako Liliane kunzi umwana wo kwa pasteur Kamali yego oya yenda ntuwanyizera kuko ndo umushomeri sibyo ariko mborero byizere rimwe ryonyine ko rata nakwizera kuko niko rusigaye usa neza Kamali ako wonye ushaka nsigaye namba n'ibihumbi 100 bashaka 100 byonyine uriya mukecuru rero nawe namuhera ngo mu 100 ahubwo mfite amafaranga ngiye kwishyura baba barumuna banjye subazi ko Ugiyambwe nibwo gitangira mfite 100,000 ubwenge ahubwo umva kuntu binamemeze nta kuntu ndayashiramo da ariko Kamali kankubwiye ni minervari y'abana Kamali 100,000 mfite 100 ariko yose ntabwo nayashiramo ndabishurira igice ndashyiramo basi 100 ariko Kamali kankubwiye ni minervari ubwo ufite miliyoni ahubwo wowe miliyoni yose umva Kamali geni mubwizewe Kamali turi inshuti ariko nubundi niwe mva nkeneye mu buzima bwanjye wo gutuma wowe tugenda ahubwo tugende pe araho neza niko umeze neza rero neza cyane amakuru yanyu amakuru ni meza ni amahoro rwose amahoro turashimira Imana urabona ko natangiye kubyibura ndabibona cyane neza ngiye gufata amafaranga ari cyane rwose rero uyu nguyu bamwita Liliane ngaha aho amafaranga akorerwa muri Vuba Limited yego yuzanye n'umukire umuntu abona faranga kugaragara kasa n'amafaranga turasa neza cyane yego iki nanye nifuza kwa nka cyane rwose ntabwo ari kera ni vuba nawe rero Liliane ntugire ubabwire ariko rwose ikintu cyari kinzanye Kamali yansobanuriye ibintu byose yambwiye ko muri Vuba Limited rwose k'amafaranga Kamali ni inshuti yanjye ntabwo ajya misha rwose ahantu hari amahirwe nk'ayo niyo mpamvu twari tuvuganye ndavuga ati nubwo nangiye kwishyura rwose abana bacu minervari kanzaneho bishyurira igice ayandi yashore wawe udabaretse rega reka buriya niko n'abakire bakora niko abakire bakora sarge ntiwambwiye ko yafite kuri telefone ari wose nta kibazo rwose kuri fone rwose ya nimero naguhaye nta kibazo bayimpaye nuko nayo mvuze kamanza ntegerere da ntabwo muri iki gihe rwose nuko muri inshuti kwihera nkamenya ko nyakoherereje ariko hano harizewe pe arya turayashyira he kuri ya nimero naguhaye yawe ya nimero niyo ngiyo rwose Vuba Limited na 5 niyo ngira kubona niyo rwose nanditseho n'izina nuko nema ngiye Kamali ati ntabwo we nta kibazo pe hano harizewe uhereza wowe muraho neza yiriwe neza yego makuru yego ni amahoro rwose rwose Kamali naje makuru y'ibisi ni meza cyane urabona ko ndi kumwenyura nk'umuntu uje gufata amafaranga rwose niho Kamali yarya yego turafite abantu benshi urane nakwibagiwe bibaho cyane amakuru y'imisi amakuru ni meza umva ndashimishije rwose cyane rwose harahari icyumweru kirarangiye cyane niyo mpamvu nanjye nari ndi gutageta mvuga ni icyumweru nari ndi kutakirwa ahubwo kirareba
naya ngaya 500 ahubwo ararenga siko mutabeshya wowe yanyungira abandi bazanye mu tukijana nagiye nongera aba nagiye mpamagara araho ngona Kamali mbaye umukire aruzuye ko muri abantu b'abanyakuri baye amafaranga yose nayawe pe ariko Kamali ahubwo nayo igitekerezo ndayumva ayo ngayo wazanye wakongera ukayashora none ikindi gihe ukaza miliyoni 10 zose nkayashora ayo mafaranga nkayingira nkayashora cyane mu cyumweru kimwe miliyoni 10 genda ukumbura ibyo bibyiza nkongera nkayashora bikabyara miliyoni 10 sibyo byiza urumva no kuri yaze nta kibazo twe turizeye urabizi sinari njye guhaye apfuye cyane rwose bura ikindi cyumweru miliyoni 10 miliyoni 10 nirwagura muri kibanza ariko kuko muri abantu b'abanyakuri nta kibazo twe turi abanyakuri rega ahubwo nyine no kugenda tena nyuma y'icyumweru ukongera nkagaruka okay nta kibazo aya ndabizi muri abantu b'abanyakuri sabakoze Happy Jaras meze bite umusaza amahoro ako pressure zirakwishe ako kantu wikavuga muyango hariye neza ntago bisaba kuba wirwa bisiga rwose harimo umpenyereze nk'umushoferi amafaranga uri kuyakura agomba gusa neza ko twe dukora dore bundi muri pause kuva mu gitondo nyuma nimugoroba amafaranga twayabuze mwe muyakura urumva urebye nabyo nanje no kukurebera rangiye ndi kugenda mbwira abantu mbabwira ni muze mbereka ahantu amafaranga ari isoko mwana nanjye nkeneye gukira vuba amafaranga ndakubwiye ngo afite ahantu abarizwa ibintu byo kuzajya mwirwa mwica kamari kusana amafaranga kamari urumva wita indamagambo njye mbwira menya ahantu nkura amafaranga urumva mfite ahantu ufata ibihumbi 100 byonyine ukarijyana yego wamara kurijyana mu cyumweru kimwe yego 500 ibihumbi 500 kare noneho si 500 gusa iyo ushoye ubwo ari 200 wafata ngahe ubwo ni miliyoni iyo ushyizemo 500 ugahita usezera ndasezeye bosi ndamwandikiye tere ufite urupapuro njye mfite miliyoni ndahishyiramo rimwe menye ngo ndayejeje mbone eshanu urangura n'inzu wowe nakongesheje none se niba miliyoni yego mu cyumweru kimwe miliyoni 5 ndakize byarangiye nanjye ndayisonata ndayimanura urakize iyi kigaye ndakize iwacu ngiye guturanya rutarami iwacu kuko uri muri pause yego we yansunikireho ngenda kuri telefone yawe cyane mwizere kama nyizera twararera umbere umuteka mitwadereje muri nari ibintu nagiyemo bambangiye 500 n'ubundi ngibyo nabo ariko ntacyo homba nihomboka reka tujyande unyereka aho hantu shiremo miliyoni ako ndashyira 900 kugira ngo tuze gusagura tujye n'akantu tunywaho ni wowe wanjye gushaka kunteye kurira ahubwo tugende dore nawe bamwita Jeras ndagenda mbazana neza ibi bintu ntabwo nagira amahirwe ngo nyahishe n'abandi n'inshuti zanjye buriya rero twaje mfite amakenga yansobanuriye Kamali yansobanuriye ariko naje mfite amakenga yuko mboneye umukobwa mwiza nk'uyu ntabwo bigaragara nk'utubuzi pe nawe n'abakobwa beza oye n'uwaba ninde wazana umukobwa mwiza gutyo akabura amafaranga oye ntabwo avamo reka rwose ahubwo reka turase ku ngingo y'icyatuzanye yambwiye ngo utanze 100 hano muri vuba ngo 500 nyuma y'icyumweru ibyo bintu ni ukuri cyane ukubeshya nanjye ndabizi ejo bundi hayeberwa ukuntu ari gutemba itoto nk'abana batoya
nuko ngiye gufata amafaranga ejo bundi ndafashe amafaranga noneho nshimaka ngende shyiramo 900 900 ukaba ngahe ubwo cyane ukwifashisha ntuzamubase ikambarira pe ariko banza umbwire nimero kiro y'amafaranga kugira ngo bigende neza twe gutinda mu mayije ariko ndumva yari yanayimpaye urumva natanga amakuru y'ibice Kamali kamba muruzi Kamali ibintu yankoze reka nkubwize ukuri buri wese agira umuruho ariko ngewe mfite Kamali mushobora kambanze mubwire agahinda kanjye wumve ubwo ndeba ko dufite 200 ngahe kuri konti umutwara nabyo azi itirwa n'agasani y'umugabo ngo ni Kamali araza ambwira buryo ki agiye kuneza imena nyindasama ati turakize yaba we Kamali wamunzaniranya kwicwa n'umuruho ceceka nkubwire nagusi noneho njye ndara ni nkweto mbwira we yakubeshye ngukira yandendesha wasoje kuvuga ngo nanjye mvuge yakubeshye nguki buriya umufashe nta muntu nkahamuvuze nyabuna kagasore gusa Iwe yakoze ibiki we yakora ibiki Kamali ibintu Kamali nkuye mu rugo Kamali akabigaseka nakeza ubu mama ntago tukivugana araduseye abana Minervari narayifashe ngo njye ndaburara abana biwacu babakuye mu ishuri baricaye mama yambye mu gihe utari wabona ayo mafaranga ngo yazana abana banjye basubire ku ishuri ubwo nta ntuzagere mu ndage Tanzania tuzajya tujya mu nziya tugenda uburozi buhura Kamali bushaka ucyamunye Kamali yanjye ngo turabe Kamali ndaro cyangwa Kamali Kamali mugakira byane Minervari y'abana Kamali we kukano waka recording ndakaguka okay Gisle batayari man dutangiye kuvuga uhita ucaho gutya ngire ngo yatari urashaka abantu bose babimenye urashaka kaba narinje ngo munsobanurire amazina yanjye nitwa Kamali Kamali oya mureka mandu